ndabasuhuje nabaha ikaze kuri uru rubuga rwitwa Kiliziya Imwe. Ni urubuga muzajya musangaho isesengura, inyigisho ndetse n'andi makuru atandukanye, ariko byose bishingiye ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika. Isi yahagaze. Icyorezo cya coronavirus kimaze guhitana abarenga ibihumbi 17, naho abakabaka ibihumbi 400 bamaze kucyandura mu bihugu 192. Benshi batangiye gufata iki cyorezo nka kimwe mu bigize iherezo ry'isi cyangwa imperuka. Hari abavuga ko coronavirus yanditse muri Bibiliya, ndetse ko Imana yagiye icira abantu amarenga ko iki cyorezo kizaba ibinyujije mu bahanuzi bayo. Bamwe bemeza ko iki cyorezo gifata mu myanya y'ubuhumekero cyahanuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe n'intumwa Yohana. Muri icyo gitabo Yohana avuga iby'abamarayika 7 bafite inkongoro 7 zuzuye uburakari bw'Imana, bakazicuburira ku isi, maze buruko imwe icubuwe ku isi hakaduka icyorezo kikica benshi. Mu byahishuwe umutwe wa 16 havuga ko umumarayika wa mbere acubura inkongoro, abantu bagafatwa n'ibisebe bibi by'umufunzo. Uwa kabiri acubanurira inkongoro ye mu nyanja, amazi agahinduka amaraso ameze nk'ay'umuntu wapfuye, ibiremwa byo mu nyanja byose bigapfa. Uwa gatatu ayicubura mu migezi n'amasoko yose bigahinduka amaraso. Abandi bamarayika bacubura inkongoro zabo zigatera ibindi biza bitandukanye. Ibyo byose Imana ibikora ari ukugira ngo abantu bihane, ariko bikarangira binangiye umutima. Abandi bantu batandukanye mu butumwa bagiye bacisha ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter, Facebook, WhatsApp n'izindi, bashimangira ko coronavirus yahanuwe n'abandi bahanuzi batandukanye, barimo Sylvia Brown mu gitabo yanditse mu myaka 12 ishize. Hari n'abavuga ko Nostradamus, umunyabwenge akaba n'umupfumu w'icyamamare wabayeho mu Bufaransa mu kinyejana cya 16, amaze imyaka hafi 500 avuze iby'iki cyorezo. Abemera ubuhanuzi bwa Nostradamus bavuga ko yavuze ibintu bikomeye byabaye muri iyi si mbere y'uko biba. Bavuga ko uyu mugabo yahanuye ishya ry'umujyi wa London mu mwaka w'1666 n'urupfu rwa Kennedy mu 1963. Nostradamus kandi avugaho kuba yarahanuye iby'iki cyorezo mu gitabo cyo mu 1555 yise Les Prophéties, cyangwa ubuhanuzi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Muri icyo gitabo yagize ati, hazaba amagorwa atarigeze abaho, inzara ivanze n'icyorezo, abantu bapfa umusubirizo, bazarira kandi batabaza Imana ihoraho. Abapasiteri batandukanye nabo buririye kuri coronavirus, basakaza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Bemeza ko ubwo butumwa babuhawe na Yezu ngo babugeze ku batuye isi. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de lire ce passage. Et après avoir lu ce passage, c'est alors que le Seigneur Jésus commença à me parler sur l'épidémie actuelle qui est connue par le nom de coronavirus. Uyita Pasteur Alain yavuze ko Yezu yamutumye kubwira abatuye isi ko coronavirus yaturutse mu mwijima cyangwa se kuzimu, izanywe na Satani, kugira ngo Satani ibone roho nyinshi ziyikorera. Uyu muhanuzi asa n'uvuga ko abahitanwe na coronavirus benshi bari kujya mu kuzimu gukorera Satani. Uyu mupasiteri mu butumwa bwacicikanye kuri WhatsApp avuga ko Yezu yamubwiye ko igihugu kizasenga coronavirus itazakigeraho, nk'uko mu gihe cy'iyimuka Misiri umumarayika w'Imana yishe imfura z'abanyamisiri ntihagere n'umupfa mu Bayisiraheli. Ubuhanuzi bwo ni bwinshi, ariko icyo dukwiye kwibaza nk'abakristo ni iki: ese ubu buhanuzi buhanura ukuri? Mu gusesengura iki kibazo, reka twifashishe inyigisho za Kiliziya ndetse na gatigisimu ya Kiliziya. Ulrich Lehner, impuguke mu nyigisho za Kiliziya Gatolika yo muri kaminuza ya Notre Dame muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahamya ko Bibiliya yo ubwayo yamagana ubuhanuzi bw'abantu bayitirira kwivuga iby'igihe cy'imperuka. Yagize ati, Yezu ubwe yivugiye ko nta uzi umunsi n'isaha isi izarangiriraho. Gihamya cyabyo
ni mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 24 umurongo wa 36. Niho Yesu agira ati, ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye yo ntazashira. Naho umunsi n'isaha ibyo bizabera nta ubizi, ari abamarayika bo mu ijuru, ari mwana nta ubizi keretse data wenyine. Uyu mugabo avuga ko ibyo bavuga ko coronavirus ari ikimenyetso kirangira ry'isi ari ibinyoma. Mu gusesengura kandi ukuri ko bavuga ko Yesu yabatumye muri iki gihe cya coronavirus, reka noneho tubanze turebe icyo umuhanuzi ari cyo twifashishije inyigisho za Kiliziya na Bibiliya. Muri Bibiliya umuhanuzi wa mbere wabayeho ni Aburahamu, hakurikiraho Musa ndetse n'abandi bahanuzi bakomeye nka Eliya, Samweli, Izayi n'abandi. Naho mu isezerano rishya hagaragaramo Yohani Batista ndetse n'umuhanuzi urenza abandi bose ari we Yesu Kristo. Aba bose bavugaga mu izina ry'Imana, bakavuga ibintu bizaba kandi bikabaho koko igihe cyabyo kigeze. Abahanura b'inyoma rero bo batanga ubutumwa budahuye no gushaka kw'Imana. Ugushaka kw'Imana mu myemerere ya Kiliziya ni ugukiza roho zacu ngo hato tutazajya mu muriro utazima. Iyo urebye ubuhanuzi bw'abahanura b'inyoma usanga buganisha ku bukire n'ubuzima bwiza bwa hano ku isi. Hari udutsiko dukurikira abahanuzi b'abahanura b'inyoma tujya tugaragara. Akenshi abantu nk'abo baba bashaka kwamamara n'amafaranga, ariko bakiyitirira Imana kugira ngo bemerwe. Naho abahanuzi b'ukuri baratotezwa rimwe na rimwe bakicwa, kuko baba bavuga ibintu rubanda badashaka, bakavuga kwicuza ibyaha no gusenga cyane. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ivuga ko amabanga yose ajyanye n'ukwemera Yesu yavuye ku isi yahishuye. Gusa yemera ko hari amabanga Imana ishobora kubwira abantu ku buryo bwihariye binyuze mu mabonekerwa cyangwa amahishurirwa yihariye koko. Ayo mabanga bagamije gufasha abantu kurushaho kubaho banogeye Imana mu gihe barimo. Urugero rwa hafi ni amabonekerwa y'ikibeho, aho Bikira Mariya yatangiye ubuhanuzi busaba abantu kwicuza no gusenga kugira ngo ubwicanyi ndengakamere bwe kuba. Ibyo yavugaga muri ayo mabonekerwa byaje kugaragarira isi yose mu mwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside. Kiliziya ivuga ko iyo hari umuntu uvuga ko yabonekewe, yavuganye cyangwa yahawe ubutumwa bwihariye na Yesu Kristo, Bikira Mariya cyangwa abatagatifu, habaho ubushakashatsi bukomeye kugira ngo Kiliziya imenye niba ibyo avuga ari ukuri. Akenshi iyo ibyo uwo muntu avuga ari ukuri biba bihuye n'ibiri mu ivanjiri Yesu yigishije. Kiliziya rero ntiyemera ubuhanuzi na bumwe buza buvuga ibintu Yesu atavugiye hano ku isi cyangwa ngo bubishimangire. Umukristo nyawe asabwa kwima amatwi ibihuha biturutse hirya no hino bigamije gukura umutima no kuyobya. Muri iki gihe rero coronavirus iri guca ibintu, Kiliziya yasabye abakristo kwibuka gusenga, bagasengera mu rugo bavuga ishapure, kandi bakarangwa n'indi migenzo myiza yo kwicuza gushyitse, kwiyiriza no guhora biyunga n'Imana. By'umwihariko Papa Francisco yasabye abakristo kuvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru kenshi ku munsi. Yavuze ko kuwa gatatu tariki ya 25 Werurwe umwaka wa 2020 abakristo bose ku isi bazavugira hamwe isengesho rya Dawe uri mu ijuru ku isaha ya 6 z'amanywa. Kiliziya irasaba abakristo kurangwa n'urukundo, bagafasha bagenzi babo batishoboye muri iki gihe kigoranye. Mwakoze gukurikiranira isesengura rito ku buhanuzi bukomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ushobora gukomeza gukurikirana urubuga rwa Kiliziya imwe ukajya umenya amakuru ajyanye na Kiliziya Gatolika. Turabibutsa no kwirinda coronavirus ndetse no gusenga kimwe no kwicuza kuko urupfu ruza rudateguje.